ndacyari umwana nzabikora narashatse nzabikora narakuze haracyari igihe bubikirize anga kubuha umuntu muzima ushobora kuribwa n'imonyi ubike utureke twebwe ibihanda yahinduye twihorere ntawamenya wasanga ugize amahirwe ukazakubyarira umusaruro bakazawushyira mu mikino mpuzamahanga twebwe tureke uzabikore warashatse rata umwana agira atya ati ninkura nzabimbwa umubyeyi yabajije umwana we ati nukuru uzabikisha umwana aramusubiza ati nzabimbwa umubyeyi n'agahinda ati ngo ngwikisha uzabimbwa umwana atereka nkubwire impamvu imana irebera imbwa ntihumbye ubwo imana rero izajya indebera nta kibazo nzagira gihugu ko nzaba ndi imbwa icya kabiri abagabo bararya imbwa zikagira gute imbwa zikigira ubwo uzarya kuko uri umugabo njye nishyura nyine kuko njye ndi imbwa yabwiraga se pampe n'umwana burya uzi ko ni gato cyane barangunda gasoma uransoma gasoma ihuku gasoma imbeba toka di toka ma sorry izi ni indirimbo waririmba wenda utetse nk'icyayi ntabwo ari indirimbo zo kuririmba ujyana mu rushanwa sibyo very sorry gerageza yindi waririmba ariko iyo ntabwo ari indirimbo wajyana mu irushanwa sibyo oya urimo urambeshya reka ndeke ngoja nikuoneshe kazi ya mikono mia jamani unakunya mashuti sana bwana alibobo ngomba barira nago nzongera gusiba ibintu muri telefone yawe akomba ambabira cyangwa byibari mbwira ngo na uzagendera ku kintu ujya gushaka umugore uretse kuba utashaka ku Kigali ikindi kizagenderaho ni igiki nzagendera ku igare nzabona nariguze ndakubajije ndine nzagendera ku ki nzagendera ku gataro nzagendera ku igare awe ni bugari iki kiganiro mana ukide bonestante bone gayi iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose hayiwe na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona ariko imitima imenetse imbere y'amaso yawe turakwinginze mana ni Kinyarwanda niki de bone gayi turatuje imbere yawe uri mana nyamana shimigwa nyagasani ndumva nakaguhuka kijyanira nanjye ndumva nakugabira umutuku ukawuhorana igihe cyose. You see, there is some artists of this country. There is no any artist who knows English about of me. Are you serious? Abasani benshi bo mu Rwanda ntago bazi icyongereza nk'icyonzi. Nicyo bavugaga. Yeah man. Niyo mpamvu ngoze translation. Ndumiwe niko wavuze. Nkuru yihariye tujye kugezwaho na mugenzi wacu Hirwa Benjamin ijye kugaruka mumbabarire gato
murakoze cyane nitwa Danizo ndi umunyarwenya ariko nkaba nkora no kuri radio abantu benshi nago babizi gusa ngiye kubereka uko nkora kuri radio ngiye kubereka ukuntu mbasha gukora kuri radio dore iyi ni radio murabona ko nyikozeho nkuyeho ndongeye nkozeho murabona ko nshoboye gukora kuri radio abantu mwese abanyeshuri biga kaminuza nabashishikariza kwiga vuba mukarangiza namwe mukabasha kuba mwakora kuri radio murakoze. Mazina witwa? Nitwa Fisi. Fisi iteguye ko tukubaza ibibazo ugasubiza? Ibyo nshoboye ndabisubiza. Ngiye kubwira amagambo wowe urasubiramo? Na Fesa. Aha muhaba barahabahaye? Tuhaba baradutije twebwe turi abagenzi tuba twitambukira twikomereza. Polisi barakubita bari kujya bantera periserine kabuno karabigimbye ngo iki. Wari bibyese cyangwa barakubekeraga? Nari nibye da nari namenye uzikomene urusengero ntabwo wakuba mu rusengero ngo ugire amahoro namenye urusengero ni bamwe marido baramfata wake nakubise inkoni 80 nziza z'inzobe umwuga wo gukina filime byaje gute? Byaje se n'indwara ariko abantu bari kubazanubura bazana aho kugira ngo bazi ibintu bizima biryoshye bishobora ngo byaje bite byaje nkakorera amena yawe igiye he wowe ugiye kureba neza bakogoshe wagira ngo uhetse ikibuno ku mutwe wo ni umutwe hera ameno naya uzabona ku cyameno nuriya mwana bamujyanye akavariya n'imineke nibabuze imineke bakamunanasi vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu jyana uwo muntu ntabwo tumushaka nanga umuhibere ale genda ubwire nyoko aho ngaho mama siki wagira ngo ni se yashika. Arya Facebook ni iki mu kinyarwanda? Facebook usibye ndumva face ari amabuno book ni igitabo nuvuga ngo ni Facebook amabuno y'igitabo ndabizi cyane. Then ufite abantu kugira ngo ubishyure urayagura inzoga ukajya mu kabari wamara kuva mu kabari ukajya mu busambanyi ideni rya 2 ifite hano hepfo n'iryo rya gucigiga umugongo ubu tuvugira ukuri iherezo rya ubona ari amadeni 700 mu mahumbezi mfite y'agacupa nguri umugabo umwe hano nibyo bigiye gucigiga umugongo esugura abantu inzoga uyu mwana wawe yitwa ndese Brian rero uyu mwana uzamujyana mu ishuri uyu ni perezida w'ejo hazaza nibwo utanabizi Perezida niko bambeshaga nyiga icyo nakoze ntabwo ari igitangaza nagize gutya ndamukubise nongera niba botrebo. Nese ni we brand ambassador? Yes, I'm the brand ambassador and I go to do best job, best work because you know I'm the first guy who was found the job in Maxering. You are the first girl. Yeah. nkuko wari ubivuze harimo ambasaderi mu Bwongereza ambasaderi w'Ubwongereza hano ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza yego ngira ngo tunabwira abadukurikiye ko baje nakwibutsa ni ikintu cyiza cyane nakubwira ko abandi baje kwakira prince harimo minister harimo minister ndashaka kukubwira ndashaka no kongera kugaruka ko mu bandi baje kwakira iki gikoma harimo umunyamabanga wa leta minister of state muri Commonwealth ubwo ni mu bihugu nose Nyanza iri mu kahe karere niyo ni burasirazuba Nyanza mu kahe karere Nyanza iri mu karere ka Bugesera Nyanza iri mu kahe karere Bugesera Nyanza hanyuma Butare ni iki ni akarere n'umurenge Butare ni agace kahehe ko mu amajyepfo ko mu majyepfo mu kahe karere icyo nzi cyo ubujya za Gisenyi abakobwa bari mu kwigira nabi cyane
maze gucika intege ndi mu kubona ko tutazinginga imana ngo twinginge n'abana b'abakobwa. nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? shagenzi benshi biyahuye nzi. Bande yitwa ndi. Ushobora kutwibutsaho gatoya cyane cyane iriya filozofi. Filozofi twaganiyeho turashize none. Filozofe. Dapa. Komeza Big Boss. Satani yari igiki imbere y'Imana? Rwose watega amatwi. Ntega amatwi kugira ngo nume Satani. Reka mbwire Satani. Reka mbwire ntuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Ariko Satani yari Satani uri Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Dushaka kuvuga corona hakaza igituntu cye. Yamaye nka data turashize none. Singibyo. Si ibyo tubabwira. Unywa inzoga kubera iki waziretse? Kakubayeho. Yamaye nka ruza ndekwe turashize. Ariko ibiri tureke ikiganiro. Impuguke mu bibazo by'akarere. Ntabwo uri impuguke muri ibi bibazo. Nje ntabwo ndi impuguke, ndi impuguke. Uri umufana. None se so kuvuga ibyawe? Wahagumye nk'umufana. S'il vous plaît, ntukajye unesha agaciro. Ntuki intege? S'il vous plaît, ndagusabye mu burenganzira mfite bwo kuvuga uko mbitekereza, ndagusabye Angel Beri nyubaha. Nubwo nduta imyaka ariko ugomba kunyubaha. Ibyo ntacyo bivuze. Weho muze niba ugiye kuvuga. S'il vous plaît, nakubwiye nti reka namba ikote rinini ubundi mvuga ijambo. Uvuge nkande. Ariko wowe urashinzwe wowe. Nyine umbwira nese ndi kuvuga nande. Noneho ndavuga nk'umunyarwanda uri concerned. Can you keep quiet and I talk? Urahigima iki? Okay, hano hari ibintu bitatu. C'est pas toi. Ntabwo ari wowe guhitamo. Nyine buretse gato nkwereke. S'il vous plaît. Hari ibintu bitatu. Uri umunyamakuru. Umva petit. Ntabwo ndi kanifu. Uri muguye. Sibyo? Ndagusabye. Wowe ubwawe iyo uririmba bomba bitaguteye ikibazo? Nta kibazo mba mfite. Nta kibazo mba mfite. Ngaho ongera turi imbere ka korase gato k'indirimbo yawe. Inyikirizo. Numva no guhorera andi. Numva amarira andi. Kabisa iyo wagira ngo barimo baragutera urushinge rwa mugiga.